twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani atugira ubuntu akaduha amaganga kuri buri munsi kubera impuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 13 tariki 8 Nyakanga 2023. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'intangiriro umutwe 27 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5, uwa 15 kugeza ku 29. Izaki ageze mu zabukuru, amaso ye arahuma, ntiyabakibona. Nuko niko guhamagara Ezawu umuhungu we w'imfura, aramubwira ati, mwana wanjye. Undi ati, ndi hano. Izaki ati, dore ndashaje, sinzi umunsi nzapfiraho. None fata intwaro zawe, umutana n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba, unyicire y'inyamaswa y'umuhigo. Hanyuma uyintegurire uko mbikunda, unzanire ndye, maze nguhe umugisha ntarapfa. Rebeka yarateze amatwi Izaki aganira na Ezawu umuhungu we. Nuko Ezawu ajya mu ishyamba kwica y'inyamaswa y'umuhigo ngo awuzanire se. Hanyuma Rebeka yenda umwambaro we mwiza cyane w'umuhungu we mukuru Ezawu yari abitse mu nzu, awambika umuhungu we muto Yakobo. Naho impu z'abana b'ihene azimwambika ku maboko no mu ijosi ahatari ubwoya. Nuko ahereza Yakobo umuhungu we ibiryo, nuko ahereza Yakobo umuhungu we ibiryo n'umugati yari yateguye. Yakobo yinjira kwa se aramubwira ati, dawe. Undi ati, ye, urinde se mwana wanjye? Yakobo asubiza se ati, ndi Ezawu umwana wawe w'imfura, nakoze uko wambwiye. Eguka wicare urye inyama y'umuhigo wanjye, maze umpe umugisha wawe. Izaki aramubwira ati, mbega nguranka vuba mwana wanjye? Undi ati, nuko Uhoraho Imana yawe yampaye kuronka. Izaki abwira Yakobo ati, igera hino ngukoreho mwana wanjye, numve niba uri Ezawu umwana wanjye cyangwa se niba utari we. Yakobo yegera se Izaki, nuko se aramukorakora aravuga ati, ijwi ni irya Yakobo, ariko amaboko ni aya Ezawu. Ntiyamumenya kuko amaboko ye yari yuzuye ibyoya nk'amaboko ya mwene nyina Ezawu. Nuko Izaki amuha umugisha. Ese koko ni wowe umwana wanjye Ezawu? Undi ati, ni njye. Ati, ngaho umwana wanjye, mpereza ndye ku muhigo wawe, maze nguhe umugisha wanjye. Aramuhereza ararya, hanyuma amuzanira na divayi aranywa. Nuko umubyeyi we Izaki aramubwira ati, igira hino mpobere mwana wanjye. Yakobo aramwegera aramuhobera. Izaki yumva impumuro y'imyambaro ye, amuha umugisha agira ati, impumuro y'umuhungu wanjye ni nk'impumuro y'umurima Uhoraho yahaye umugisha. Imana ni guhurume rumanuka mu ijuru, guhe n'uburumbuke bw'ubutaka, ingano na divayi bigwire bisendere. Imiryango izakugaragire n'amahanga azagupfukamire. Ubu umutware wa bene so na bene nyoko bagupfukamire. Hazavumwe uzakuvuma, hagira umugisha uzakuvuga neza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 135. Nimusingize Uhoraho kuko ari umunyampuhwe. Nimusingize izina ry'Uhoraho, nimumusingize abagaragu b'Uhoraho, mwebwe abahora mu ngoro y'Uhoraho, mu bikari by'inzu y'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho kuko ari umunyampuhwe, nimuririmbe izina rye kuko ari umugwaneza. Koko Uhoraho yihitiyemo Yakobo, Isiraheli ayigira inyarurembo. Ngewe nzi neza ko Uhoraho ari igihangange, ko umutegetsi wacu asumba ibigirwamana byose. Icyo Uhoraho ashatse cyose aragikora, ari mu ijuru ari no munsi, ari mu nyanja ari n'ikuzimu. Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 9 umurongo 14 kugeza ku 17. Muri icyo gihe abigishwa ba Yohani basanga Yesu, niko kumubaza bati, niki gituma twebwe n'abafarizayi dusiba kurya, naho abigishwa bawe ntibasibe? Yesu arabasubiza ati, birakwiye se ko abakwe bagira ishavu bakiri kumwe n'umukwe? Ariko hazaza igihe umukwe azabavanwamo, nibwo bazasiba. Ntawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko icyo kiremo cyakurura uwo mwenda ukarushaho gucika. Nta n'ushyira divayi nshya mu masaho ashaje, naho ubundi amasaho yasandara, divayi ikameneka, kandi ya masaho akaba apfuye ubusa.
ubusanzwe bashyira divayi nshya mu masaho mashya, byombi bikarama. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ntawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje. Ese mubyeyi, nturakora ku kintu wajya kugikora ukabona kiragucitse? Akabya bindi ngo ibijya kugucika bigucira amarenga. Nturatunga ibintu wajya kubona ukabona bigushizeho mu mwanya muto. Nturiga, navugaga nko mu ishuri, wajya kubona ukabona uratsinzwe. Aha, ibyo byose bikubaho ukabona ko biri kugenda bitambuka. Nirinze kuvuga ukabona nta nicyo bigusigiye, ukabona neza biri kugenda bicika, des échecs, wasanga ari ukubura umugisha. Ariko nanone ntabwo ibitubayeho byose, ibituvuyeho byose nanone twabijyana mu kubura umugisha gusa, ahubwo nanone Imana ishobora kubinyuramo kugira ngo ikwigishe kumenya ubwenge. Ese ufite umugisha cyangwa ufite ubwenge? Amasomo y'uyu munsi tujye kuzirikana kuri iryo jambo bita umugisha, benedicere, benediction, umugisha, kuvuga neza ibintu byose ukoze koko bikaguhira. Kubera iki? Kubera Imana. Umugisha. Mbere yuko tujye kuzirikana ku mugisha ndetse n'ukuntu nawe koko waronka umugisha, ngiye intego yacu y'uyu munsi, uko wabona umugisha. Uze kuva aha ngaha nawe ubonye ikintu gituma utabona umugisha, wasanga nta mugisha ufite kandi byaba. Ni iyihe mpamvu ituma udafite umugisha uyu munsi? Niyo mpamvu nta mugisha ufite kandi byaba. Mbere yuko tureba impamvu ko twabuze imigisha cyangwa dufite imigisha, reka tubanze tuzirikane kuri iyi nkuru, maze koko uze kureba aho umugisha uturuka, n'utanga umugisha nuko wabona umugisha. Ngo umunsi umwe ngo umubose wari afite uruganda rukaze cyane, uruganda ko kwinjizaga bikomeye cyane, rukomeye cyane, rurimo ibintu n'akantu. Nuko rero urwo ruganda mu kurufungura kugira ngo rutangire rukore, arege hirya no hino koko ashakisha umuntu ukomeye cyane wari warize, ufite dogutora, niwe wagombaga kuyobora urwo ruganda, jera urwo ruganda. Nuko koko uwo mujera aramuzana, atangira urwo ruganda. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, igihe kirekire wa mujera urwo ruganda, boss atangira kumva induru hirya no hino ko abakozi bamaze kwigendera kandi koko uruganda ruri guhomba. Boss aho yari mu mahanga aza atabaye, asanga koko abakozi benshi barigendeye, uruganda rwarahombye, ari hafi gufunga, kandi wari kuyobora ari dogiteri. Ngo byagenze bite? Nuko boss arababara, akurikije uburyo koko uruganda rwe rushize umuntu ukomeye cyane, umuntu wari warize kaminuza, umudogiteri, none koko uruganda rwe rurahombye. Ubwo boss afata icyemezo cy'uko agiye gukingura uruganda kuko amaze guhomba, ibintu byose birahombye. Nuko ari mu nzira ashaka gukingura uruganda, akabya bindi ngo la nuit porte conseil. Nuko abyutse mu gitondo aravuga ati, reka vasi mfe gushyiraho umwe muri bariya bakozi abancungira mu gihe ngiye gushakisha undi muntu koko mbona wize, umudogiteri mukuru kaze cyane, kugira ngo mfashe kuyobora ruriya ruganda. Nuko rero ngo boss nyine ngo apfa, mwumve namwe, ngo apfa gushyiraho nyine uwo muntu utari waranize bikomeye cyane, amushyiraho ngaho kubera ko yari umukozi. Aravuga ati, reka mfe kumushyiraho basi, aho kugira ngo nkingire uruganda mu gihe mba ngiye gushakisha undi uzamfasha kuruyobora, kurucunga neza, maze koko ibintu byanjye bigiye guhashirira. Nuko rero umukozi boss amaze gutoranya, akomeza ayobora rwa ruganda. Nuko mu gihe ari kuyobora ubwo boss koko bishoboke ko yari yaragiye gushakisha undi ufite diplome ko kwihambaye kugira ngo ayobore rwa ruganda, boss ari mu mahanga aza kumva ko uruganda rwe ruri gutera imbere, abakozi bongeye kugaruka muri rwa ruganda, babandi koko wa mbere yari yarirukanye. Nuko rero baraza, boss ari mu mahanga akayivuga ko uruganda rwe rwateye imbere, maze ngo umunsi umwe n'igishimo byinshi aza kuza, aza kureba ko aho imirimo igereye. Nuko abaza abakozi, ntiyaniriwe abaza wa muyobozi yari yarasize. Nuko abaza abakozi impamvu uruganda rwateye imbere, n'impamvu kuko bishimye, n'impamvu bongeye kugaruka, impamvu kuko uruganda ruri kunguka. Maze ngo abakozi baramubwira bati, bamuha amakuru. Buryo ushaka amakuru ubaza abakorana n'umuntu nibo baguha amakuru nyakuri. Urumva nka boss yari yaramushyizeho uwo mukozi nko gupfa kumushyiraho. Boss rero akagira amatsiko yibaza ngo kuki wa mbere mu dogiteri atabishoboye, uyu nguyu we akabishoboye, umukozi wari usanzwe. Nuko bamubwira ngo mu gifaransa bati, le docteur le premier nous imposait et il était déposé. Échec. Le deuxième ouvrier, il nous proposait et il est bien disposé.
du sa réussite. Ngo uwa mbere ariwe dogiteri wa muhanga wari warize bikomeye cyane, ngo yaradutegekaga nous imposer, bikaza kurangira ahagaritswe atsinzwe. Ngo mu gihe uwa kabiri we umukozi simple kilete yatugishaga inama, yabanje ko aratubaza atwereka ko atashobora gutuyobora, ahubwo dusaba ko twamufasha kuyobora. Byarangiye koko tugarutse twese twishimye, none koko yaratsinze, yabigezeho, uruganda rumeze neza. Kubera iki? Atugisha inama tukamufasha. Mu gihe wa mbere nta bufasha yarakeneye, uwa kabiri we yarakeneye ubufasha bwacu, natwe rero twaramumuhaye, none uruganda ko rugutera imbere. Bose muri ako kanya koko arishima cyane, araseka cyane uburyo ko uruganda rwe ruri gutera imbere. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akozwe. Nta kwitiranya ubwenge ndetse n'impano. Twebwe abantu kenshi dukunze gufata umurongo wa kimuntu, tukagendera ku bukuru, tukagendera ku mashuri, tukagenda ku gihagararo, akaba araho duhera dutanga imirimo. Tugafata abashefu muri abo ngabo koko bakuze bafite imyaka myinshi, cyangwa koko bafite igihagararo gihambaye, cyangwa bafite amashuri, bafite n'amafaranga, yewe bafite ukuntu. Ngaba abategetsi bacu bazadutegeka bakadukandagira, nous imposer, bakatwumvisha. Ariko bizaragira ko ari igitugu, uruganda ntirushobora gutera imbere. Ariko tukaza kwirengagiza impano, kandi impano koko binga n'umugisha burya. Erega kuyobora ntabwo ari ubwenge, ahubwo impano. Iyo mpano mu Kristo muvandimwe, akabya bindi ngo science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ngo ubwenge nagira nk'uriya mu dogiteri koko uruganda runanira kuyobora, niba nta mutima nama afite, byose ni zero, nta mugisha nyine urimo. Il est déposé, birangira nyine uhagaritswe, birangira utsinzwe. Kubera iki? T'imposer, car l'homme propose, Dieu dispose, mais Satan disperse. Nk'uko bizarangira koko nishaka gutegekana igitugu mu ruganda, bizarangira shitani koko uri kuntwara. Ariko nimpropoza, ningisha inama, nisaba uburenganzira, nisaba inama z'abandi, bizarangira koko mbonye umugisha, ngashobora kuyobora neza kandi bikagenda neza. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Amasomo y'uyu munsi ntabwo ari kure ya disposition nziza ndetse na deposition mbi. Abategetsi bakomeye cyane bafite intwaro za kirimbuzi bashobora gudutegekana igitugu, ariko mutegetsi niba ko kudashyikirana n'Imana ntacyo uzashobora. Bizarangira koko baye depose, bizarangira ko gutsinzwe. Akajya bindi ngo ushobora kuba ushoboye ariko udashobotse. Amasomo umunsi rero twebwe aradusaba gushobokera Imana, atari ugushobokera abantu gusa n'ubushobozi bwinshi abantu batubonamo, ahubwo gushobokera Imana. Ngo umugisha, gushobokera Imana, kureka Imana ko akaba ari injyana, ngo umurongo w'Imana. Abantu twebwe dukunze kugira imirongo twihereza ishingiye ku marangamutima yacu, ishingiye ku muntu, ngo urwo runtu. Ariko Imana yo ikaza kutwereka ko imirongo yacu koko ihengamye. Dieu renverse notre ordre. Imana koko ishobora guhindagura umurongo twatanze. Kubera iki? Kuko umurongo wasanga ushingiye ku runtu rwacu, nyamara Imana yo ishingira ku buntu bwayo, ubwaneza bwayo. Nuko rero igatwiyoborera, niyo mpamvu ko izahindura ibyanze guhinduka. Nuko rero ubwo ruri ibumoso, ukomeye ku matwara yawe, ukomeye ku cyubahiro cyawe, Imana igashaka ko wajya iburyo. Kubera iki? Imana iturusha ububasha. Twebwe tugendera ku bubasha bw'isi, ariko Imana yo koko ikagendera ku mpuhwe zayo, ubugwaneza bwayo. L'ordre de Dieu, c'est la bonté. N'ubugwaneza bwayo umurongo w'Imana. L'ordre des hommes, c'est la gloire. Ni igihagararo, n'ubukuru, nibi by'inyuma. Muri amasomo harimo umurongo w'Imana. Ubwo hari igihe tubona ibintu by'Imana tukabona nk'aho bicuritse, nyamara niko Imana yabishatse. Uze kureba impamvu tuvuga umurongo w'Imana, wasanga ari uko utavugana n'Imana. Turaza kumva muri amasomo inkuru ikomeye cyane y'umuntu bavuga ko yibye umugisha, Yakobo ngo yibye umugisha. Umurongo w'abantu si wo murongo w'Imana. Uko wabona umugisha, twumvise mu ivanjiri y'uyu munsi harimo ikibazo cy'abigisha amategeko n'abafarizayi badashaka kugenda mu murongo w'Imana, bari gupinga umurongo w'Imana ku kibazo cyo gusiba logene. Bo bari gushaka kugendera ku mico karande, bya bindi twavuze haruguru, ubukuru, uko ibintu byari bisanzwe bigenda. Nyamara Yesu Kristo ari gutwumvisha ko igihe yahageze ibintu bihinduka. Tukinda kumuvangira, bica inyigisho ze, ntitugire ibindi tuzivanga nabyo. Ya mico karande, bwa bukuru, ya migenzo n'imisiririzo yacu, tukinda kumuvanga n'ibindi. Kuko nta uvanga amasaka n'amasakaramentu. Yesu Kristo azaye guhindura umurongo twari dufite, utari mwiza,
kugira ngo aduhe ibishya maze atwirukanemo ibishaje. Ariko se ni kangahe nshaka kwikomeraho, ngashaka gutsimbarara? Icyo nicyo Yesu Kristo uyu munsi ashaka kumbuza. Mukurikire kandi mukurikize buri munsi. Reka rero by'umwihariko turebe iki kibazo gikomeye cyane kiri mu isomo rya mbere cya Ezawu na Yakobo. Uburyo Yakobo bavuga ko yibye umugisha wa Ezawu, umugisha wari ugeneye Ezawu nk'umwana w'imfura, none koko Yakobo arawibye. Bigenze bite koko? Mu gusubiza iki kibazo turaza kureba aho gushaka kw'Imana guhengamiye, aho Imana ihengamiye ubwayo. Nicyo koko kiza kuduha igisubizo cy'ukuri, naho ubundi twebwe nta gisubizo twakwiha. Kuki bavuga ko Yakobo yibye umugisha wa Ezawu? Mu gusubiza iki kibazo wowe nanjye njye nakomeje gukibaza, wasanga nawe ujye ukibaza, kuki Ezawu bamwibye umugisha? Ubundi Yakobo koko ubu koko ntiyari guhabwa igihano nk'icy'umuvumo koko kubera ibintu akoze? Tujye kureba impamvu 5 z'ingenzi ziza kudufasha gusubiza iki kibazo, maze uze kureba nawe umurongo w'Imana, l'ordre de Dieu, icyo Imana ishaka. Iyi nkuru ya Ezawu na Yakobo tuyisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 25 umurongo wa 19 kugeza kwa 34. N'ibyerekeye n'umugisha wabo. Icya mbere nuko Ezawu koko nk'umwana w'imfura niwe koko agombaga kwegukana uwo mugisha, nk'uko koko itegeko ryabigenaga. Umwana mukuru, umwana w'imfura niwe koko uhabwa umurage mu isezerano rya kera ndetse n'ahandi mu mico yacu, ariko ntabwo ariko byagenze. Iyo mpamvu irahije kugira ngo Yakobo yitwe igisambo. Ariko reka turebe impamvu ya kabiri yerekeye no kugisha Uhoraho inama. Ubwo ko tujya gusomerwa uburyo Rebeka yagishije Uhoraho inama kugerekeye n'ikibazo yari afite. Intangiriro umutwe wa 25 umurongo 21 turageza kwa 23. Izaki yambaza Uhoraho kuko umugore we yari ingumba. Uhoraho aramwumva, Rebeka asama inda. Abana bataravuka babyiganira mu nda ye. Aravuga ati, kuki ari nge ibi ngibi bibayeho? Nuko ajya guhanuza Uhoraho. Uhoraho aramusubiza ati, inda yawe irimo amahanga 2, mu bura bwawe hazasohoka amoko 2. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko, umukuru akazaba umugaragu w'umuto. Ngo umukuru akazagira ati, umukuru akazaba umugaragu w'umuto. Ngo igihe cyo kubyara kigeze, asanga koko yari atwite 2. Gakuru avuka ari ikigina, afite ubwoya umubiri wose nk'uruhu rw'igikoko, niko kumwita Ezawu, ari byo kuvuga cyoya. Hakurikiraho gatoya azafashe agatsitsino ka Ezawu, bamwita Yakobo. Bavutse ise Izaki afite imyaka 60. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iyo mpamvu mwamvise mwababyeyi mwe, umukuru azaba umugaragu w'umuto. Aba bana bari impanga bombi, Ezawu ndetse na Yakobo. Ezawu avuka ari ubwa mbere, Yakobo avuka ari ubwa kabiri. Ariko twumva ubuhanuzi bw'Imana uko nyina agiye kugisha inama Imana, bikaza kurangira koko Imana imuhaye igisubizo. Umukuru azaba umugaragu w'umuto. Babyeyi mwabyumvise. Hari n'izindi ngero ku bwa gatatu. Twareba izindi ngero muri Bibiliya zitwereka ko abana b'imfura ntabwo ari buri gihe koko bagiye bahaga umurage, ntabwo ari wo ko bagiye bahaga ubuyobozi mu miryango yabo. Byaterwaga ubuyobozi buterwa n'Imana, n'Imana ko kugena umurongo by'ukuri. Turabona Seti, tukabona Izaki, tukabona Yakobo, tukabona na Yuda, yewe ndetse tukabona na ba Dawudi. Iyo ni imirongo mishya y'Imana, Imana ishyiraho imirongo yayo. Impamvu ya kane turi kureba gushaka kw'Imana muri uyu mugisha wa Yakobo ni impano zabo bombi. Aba bana Ezawu ndetse na Yakobo ntabwo bari bahuje impano. Tugiye kubisoma nanone muri iki gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 25 umurongo wa 27. Dusoma umurongo wa 27. Abahungu bombi barakura. Ezawu umuhigi wawuhiriye akiruka imisozi. Yakobo yari umuntu utuje akigumira mu mahema. Iryo ni ijambo ry'Imana. Izi mpano abahanga mu gusesengura bakomeza bagenda bavuga ko Ezawu yari umuntu nta cy'Imana bimubwiye. Peut-être qu'il était mondain. Yari umuntu w'isi nyine wibereye nyine ntacyo yitayeho. Ngo Yakobo yari umuntu w'Imana utuje ariko yita ku by'Imana nka nyina nk'uko tuza kubyumva. Icya gatanu twagenderaho tureba mu gushaka kw'Imana muri uyu mugisha wa Yakobo ni ababyeyi babo bombi. Ababyeyi bombi tutanabacira urubanza, impano z'ababyeyi bombi zishobora gutwerekeza uburyo koko bazayobora abana babo. Izaki yakundaga Ezawu, Rebeka agakunda Yakobo. Kubera iki? Bishoboke ko
Izaki yari materialiste kubera ko yakundaga umuhigo wa Esawu, na Rebeka nawe batwereka ko yari spirituel ndetse akanabitoza na Yakobo. Akaba umwana nyine utorera mu ibere, umwana atora imico nyine y'umurera y'umwitaho. Ariko banatubwira ko nyine Yakobo yakundaga Esawu nk'uko n'umubyeyi wese n'ubundi akunda umwana we, atari gusa ko yamuzaniraga nyine umuhigo, ahubwo ko umubyeyi agomba gukunda umwana we. Ibyo byose bigatwibutsa ko ari umubyeyi ushobora kumenya ugushaka kw'Imana imbere y'umwana. Ibi nanone tugatinda kuri Rebeka ujya kubanza kubaza Imana uko bari abana bazamera, bigatwigisha ngo twabizikaye muri igitabo cy'intangiriro ko Rebeka yarazi imbere kose uzatwara umugisha, uzaba umunyamugisha. Byaje kurangira ko akoresheje amayeri, ce ne sont pas des forces mais des techniques. Ntabwo ari ibibaraga, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ibintu uzana, ahubwo technique. Iyo technique rero ntitanga umugisha. Rebeka rero agomba kurwana intambara kuko yarazi ugushaka kw'Imana, yari yarakumenye. Bantu rero wowe nanjye twibwiraga ko Yakobo yivye umugisha. Aha, ndizera ko washoboye gusobanukirwa ukuntu Yakobo koko yari yarateguwe kare kose ataranavuka ko ari kuzaba nde, ko ari uzaba umutware, umukuru akazaba umugaragu w'umuto. Amen, amen. Bakristo bavandimwe, natwe tujye tureba mu ngo zacu. Ese ingo zacu ninde uri spirituel uri wacu? Ninde ukorana n'Imana? Ninde uvugana n'Imana mu rugo rwacu? Ari papa, ari mama? Ninde cyane usobanukiwe n'iby'Imana? Ninde ugisha inama Imana? Ninde ushaka gufindura ugushaka kw'Imana mu rugo rwacu? Ese ari dogiteri ari utarize? Ninde cyane cyane ufindura ugushaka kw'Imana? Ninde urusha undi kugera ku Mana? Akenshi tubona abantu barize batumbaraye mu bwenge, ariko se ubwenge tugira no gudufasha kwegera Imana? Akajya ari n'umuhanga yavuze ati uko abantu barushaho kugenda batera imbere, nani koko bari kurushaho kwibagirwa Imana. Ko abantu barushaho kugenda mu modoka ahenze, mu ndege zihenze, no mu rindi terambere, nani ko bari gutera inyuma mu by'Imana, nani ko bari gukererwa mu by'Imana. Akaba dogiteri koko uruganda runanira kuyobora, ariko wa mukozi we akabikora kubera iki? Kugisha inama. Iri propose arasaba inama ati mumfashe, kuko umutwe umwe wifasha gusara ntifasha gutekereza nyine, kandi ngo abagiye inama Imana irabasanga. Nk'uko kujya kugisha inama Imana, ngamenya iki Imana itekereza, ngamenya ugushaka kw'Imana, nkajya kubaza Imana. Igihe cyose nagize ibibazo nka kurya Rebeka yagize ikibazo cy'ubugumba, ukajya kugisha inama. Igihe indi tangiye gukorogana nanone mubyeyi, ukagisha inama Imana nka kuriya kwa Rebeka. No mu buzima busanzwe ni ngombwa kujya tugisha Imana inama, tukamenya icyo Imana itekereza kuri icyo kintu. Ikibazo kiraje ukajya kubaza Imana nka Rebeka, koko ukajya kugisha inama Imana. Nibo ko uzamenya umugisha waho uherereye, ukazamenya gutanga igisubizo utibeshya. Ese babyeyi, bayobozi, padiri, masere, frere, bayobozi ba community, ni kangahe muri za nomination zacu, muri diocese zacu, paroisse zacu, community zacu, mu miryango yacu wasangiye tujya gushaka umuyobozi, tureba cyane bari yabize cyane, abadogiteri bakaze cyane, bafite umutwe munini, katuvuge umutwe munini, ariko umutwe munini wasanga ufunze udadiye, utawugisha inama, ugenda ku bitekerezo byawo bwite. Wa mutwe w'abadogiteri nyine wifasha gusara, ntago ubonye wifasha gutekereza, ngo uriya nta gitekerezo yamba, ugasanga uri gupinga abanyarucari, aba bakadogo, nyama niyo bagufasha kuzamura ibitekerezo, ubundi ukayobora neza. Uzasanga uruganda rwarakunaniye, paroisse yarakunaniye, diocese ishobora no gukunanira, nabyo byabaho, community zigakunanira, umuryango ugakunanira, urugo rugakunanira, n'umuhamagaro ugakunanira. Kubera iki? Ntabwo gisha inama, ufunze umutwe ndetse n'umutima uranagiye. Ngabo rero bayizawo bizarangira koko bigumiye mu ishyamba, bikarangira koko batamenya koko iby'Imana, ugushaka kw'Imana. Nibwo uzasanga abadogiteri koko bagera mu kazi kubera ko twabatoye bari mu myanya y'icyubahiro, bagatangira bakajya bisinzirira. Impamvu se basinzira urayizi? Kuko nyine bananiwe, barize cyane bikomeye cyane, none barananiwe koko, amashuri yabarananije babandi. Abo ngabo ni basacyoya nyine. Akavugira iti ubwenge bwo mumvi buramira bake. Alors il faut être spirituel, car la bénédiction est spirituelle. Ni ngombwa ko umuntu w'Imana koko ukagegeza kugisha inama Imana, ukageza ko umuntu w'Imana koko umugisha nawo
hari uturuka ku Mana nyine ntabwo nyine ugaragara. Benedicere, imvugo nziza koko ni murumuna w'Imana. Nguko nanjye koko ngomba kujya ngisha inama buri munsi. Ikintu cyose nkoze nkabanza nkabaza Imana. Icyago mbuye nacyo nkabaza Imana. Ibibazo mbuye nacyo nkabaza Imana. Uburwayi bwanze gukira nkabaza Imana. Aho nabaye ingumba hose, aho bitari kugenda neza hose nkabaza Imana. Naho bigenda neza nkabasha kubaza Imana. Aho niho nzaronka umugisha w'Imana koko, nkabaho neza uko Imana ishaka atari uko ngewe nshaka. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.